mugira amahoro mwese abakurikira Rugigana Kiyonga official. Uyu munsi ngiye kubagezaho umwandiko uvuga uko Bakame yarushije inzovu n'imbogo imbaraga cyangwa se ingufu. Umunsi umwe Bakame yagiye mu ishyamba ihahurira n'inzovu. Inzovu irayibwira iti mva imbere wabusawe. Bakame irayisubiza iti aho ntiwagize ngo ubugabo ni ubunini, niba utabyemera ngwino dusiganwe urebe ko ntakurusha imbaraga, cyangwa se kubera ko uzi ko udashobora guterura ibyo biguru byawe ngo dusiganwe, enda dushake umugozi dukururane turebe urusha undi ingufu. Inzovu iraseka iti nta soni kuvuga ibyo, uko ungana uko tugakururana. Bakame iti ubwo urabitinye rero uratsinzwe. Inzovu iti mbega akagabo kirarira, ceceka wabusawe. Iti ngaho nikagende kaza n'umugozi, ariko kamenye ko nzagashikuza rimwe hakamanika mu giti bisiga bikakarira. Bakame iti ndumva gutukana byo warabyize, ariko nidukururana nkakunesha uzangororera iki? Inzovu iti nzaguha inzoga mu kibindi maze ugende uyisangire n'akagore kawe. Fobyaga bikabije kandi tuzuzura cyane. Bakame iti impaka zizakemurwa ejo rero. Zimaze gutandukana, Bakame ihura n'imfizi y'imbogo irayibwira iti amashyo mbogo. Imbogo irayisubiza iti po senda amakanya n'utugabo twimbwa. Bakame iti uranyikorereje, tugiye guhiganwa turebe urusha undi ingufu. Ngiye kuzana umugozi w'umurunga ukomeye, ufata umutwe umwe ufata undi, maze dukururane turebe urusha undi ingufu. Imbogo iti genda uzawuzane ejo, ningukurura nkakwiyegereza nzakunyukanyuka ugire ubushingo. Nuko zombi zihana umukono ziragenda. Bakame iragenda ibwira umugore wayo iti umva rero wa mugore we, mbohera umugozi w'imigwegwe ukomeye cyane, nanjye ndatyaza umushyo uhanagure n'inkangara, maze ejo nzakwereka aho tuzajya guhahira. Bakunzi ba Rugigana Kiyonga official, nk'uko nababwiye, iyo wumva iyi myandiko wiyungura amwe mu magambo y'Ikinyarwanda. Ahangaha Bakame yabwiye umugore wayo ati ndatyaza umushyo. Abatazi umushyo rero cyane cyane nk'abakiri batoya, umushyo ni icyuma dukoresha kuri ubu duhata ibirayi, ibitoki, gukeba imboga n'ibindi. Umushyo kandi wakoreshwaga mu kugesa uburo, ingano, amasaka n'ibindi binyampeke. Uko ni ukwiyungura amagambo. Kugesa nabwo ni irindi jambo rikoreshwa mu gusarura imyaka cyane cyane y'ibinyampeke. Ibinyampeke bisarurwa bakata amahundo cyangwa se imitwe y'ibisarurwa. Ni birebire, mujye mukurikira kugira ngo twungurane amwe mu magambo meza y'Ikinyarwanda. Umugore ati ko nduzi ugiye gutyaza icyuma, hari aho waba wabonye akaboga? Nuko umugore aboha umugozi muremure cyane, Bakame nayo ityaza umushyo wayo. Bukeye bashyira nzira baragenda n'inkangara ku mutwe.
bageze mu ishyamba urukwavu ruragenda no kwa Nzovu ruti nazanye umugozi none fata uyu mutwe ngiye nkuzingura numara guhera ndi buguhamagara mubwire witegure uhamye ibirindiro. Inzovu iremera. Urukwavu ruragenda rugeze hirya aho imbogo iri rurayibwira ruti nguyu umugozi je nkukurura hasi none fata uyu mutwe w'umugozi ndagiye ningera ku wundi mutwe ndakubwira nti ngaho maze ushikame dukururane turebe unesha undi. Imbogo nayo iremera. Urukwavu rumaze kuzirika umugozi ku nzovu no ku mbogo rujya hagati yabyo rukoma akamo ruti ngaho turabonanye shika mukurure utaza kumbeshyera ngo nagutunguye. Urukwavu rumaze kuvuga ibyo ruritaza rusanga umugore warwo aho yicaye n'inkangara. Buri nyamaswa iribwira iti kako ntazi ngakurure nikamara kunyegera amena umutwe. Nuko zirakurura ibyuya birazirenga. Inzovu imaze kunanirwa icyuya cyayirenze iribaza iti none ko ku bunini bwaba atari bwo bugabo ko numva kakabwa kanshegeshe. Ya mbogo nayo aho iri ibihembe isigaye ibikuba ku butaka urufuro rwayirenze nayo ikibaza iti kakagabo gatekeyemwe amabuye. Naho Bakame n'umugore we aho bicaye bakaryana inzara bagira bati koko ubunini si ubutumbi sinabwo bwenge. Agakwavu kabonye byahagira amaso yabivuye umutwe bigiye kunogoka gatema umugozi. Uko byagakuruye inzovu iragenda ikubita igitwe kwibuye iraca. Imbogo nayo mu ruhande rwayo igiye kugwa irahenuka igwira ibihembe byayo ibyikonyoreraho birayica. Bakame n'abakamekazi niba ariko umuntu yabivuga babibonye bikoza hejuru bibaka ya nkangara yabo. Kwibaka ni kwihereza cyangwa se guterura ikintu bwangu. Bagenda biruka begera intumbi z'ibyo bikoko nuko barabiketagura na wa mushyo bitwaje. Barangije inyama barayora bashyira mu nkangara barikorera barataha. Bakamikubita ikivugirizo iti mubona se ko ubugabo atari ubunini. Bakame kazi cyangwa se ingore yayo iti no gushaka neza bitera ishema. Sinjye wahera hahera Bakame, Inzovu n'Imbogo. Nimugire amahoro. Nkuko bisanzwe murakomeza gukurikira ku musozo w'uyu mugani ngana gitekerezo. Murakomeza gukurikira umusaza Rugigana Kiyonga abagezaho imigani migufi n'ibisobanuro byayo. Tuributsa ko imigani migufi ni twavuga ko ari imigani twakwita inshoberamahanga cyangwa se uburyo abakuru baganiraga mu Kinyarwanda kandi buri wese akabwira umwe undi akamusubiza kandi bakagira aho bahurira. Namwe mu magambo akoreshwa umuntu acira undi umugani. Hari imigani y'imigenurano, hari imigani y'ibitekerezo, imigani inyigisho, mbese ushobora gukoresha nawe mu buzima busanzwe. Murakoze, mugire amahoro.
enda sha enda ubwira abo bantu baje bugame ntabwo wumva ko imvura iguye sha niko yewe mwana reba abo bagenzi bagenda ubabwire bugame dore imvura irakubye mwana wanjye tukomeze tuganire nankubwiraga ngo aho inkuba yerekeye niho ibicu bica uruhande umuyobozi arimo nibwo abayoborwa bagomba kujyamo umugani ntituzaze kuvuga mwana wanjye uramenye kandi mwana wanjye ntuzatume ngira nti aho guha umupfu aho guhana umupfu wayobya umupfu kuko aho guhana umuntu w'umupfapfa cyangwa umuntu utumva wamuneka ntumuteho umwanya cyangwa igihe kuko aba atagirwa inama mwana wanjye rero tuba tuganira ntukajye ubifata nk'ibintu byoroheje kanitekerera itabi dore abato muravuga ngo akanwa k'abasaza karanuka ariko burya kavuga ukuri ntikajya kabeshya mwana wanjye